karabaye noneho. Ese ibi ngibyo turabifata gute? Turabishyira mu kahe kajyo? Ese mu by'ukuri karabaye noneho. Ese ibi ngibyo turabifata gute? Turabishyira mu kahe kajyo? Ese mu by'ukuri turabyanzura gute? Karabaye nongere ngo karabaye, imyobo imaze abantu, ubuvumo bumaze abantu. Ese gusenga kwa nyako ni ukujya gusengera mu myobo? Ese gusenga kwa nyako ni ukujya mu misozi, mu butayu ndetse n'ahandi? Dore yuko ibintu bimaze kuba ishyano ku banyarwanda ndetse n'amahanga hose, ku isi yose muri rusange. Mbega muri make yanjye kuwereka ishyano ryaguye mu ntara y'Iburasirazuba, aho abantu bagiye gusenga, bamara kujya gusenga bakagenda bakajya mu buvumo birabo bisanzwe. Bamara kujya mu buvumo birabo bisanzwe, ariko byarangiye habonetse ibintu bitari byiza cyane, kuko baje guhura ni nkuko navuga ngo nk'umwaku sekibi arabasanga, sekibi mu kubasanga, kuko nguko dore yuko hari abaguye muri uwo mwobo, kuko uwo mwobo waridukiye. Umwobo waridutse, buriye bagiye mu rutare nk'uko bisanzwe. Bakimara kugera mu rutare basenze, basenga bisanzwe, ariko ibyabayeho nyuma biteye ubwoba, biteye agahinda, amarira ni menshi. Mbega muri make y'abantu barize bahogoye, agahinda ni kenshi. Dore ko umunyarwanda yaciye umugani ngo agahinda ni kica kagira mubi. Ariko se mu by'ukuri bya nyabyo ibi bintu tugenda tubona hirya no hino, gufungwa kw'izi nsengero nibyo bitera ibi bintu. Ndagira ngo nkwibutse yuko ibi ngibi ntabwo aribyo byabiteruye, ntabwo ibi bya nyabyo ni uko n'ubundi n'izi nsengero zikiriho ibi byabagaho. Ariko se muri make yaba ari kwitwaza ngo ni ukubera izi nsengero zaba zifunze, byaba aribyo bya nyabyo? Ndagira ngo nkwibutse yuko ibi bintu tugiye kubivuga mu buryo burambuye, mwereke uburyo byagenze. Ariko mbere yuko tubanza kureba ibyo bintu byose uko byagenze akantu ku kandi, tukaba tugeranya aha ngaha, ndakwinginze kanda subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo buri wese abone iyi video, utabashije kugira ngo uduhe support yo kugira ngo iyi video yacu ibe ya training. Mbega muri makeya abantu bankurikiranaga muri content nari maze iminsi nkora, ntago zira content nzongera kuzikora. Tugiye kujya tureba hirya no hino ku isi, koko nk'iko channel yacu yitwa Global City, intebe y'isi. Tujye hirya no hino ku isi turebe ibintu byagiye bamo bidasanzwe, biteye ubwoba ndetse n'ibintu utaruzi utanamenye. Niba ushaka kujya umenya amakuru yizewe gatanu ku kandi, ujye ugana aha ngaha. Ubundi hano hari saa moya z'amanywa ku gicamunsi cya mu gitondo, aho ngaho niho bari bagiye gusenga bisanzwe, nk'uko buri wese yafata bibiliya ye akajya gusenga ndetse n'agatabo k'indirimbo. Ariko muri makeya ibyo baboneyo bahuye n'uruva gusenya, kuko bagiye barasenga bisanzwe. Dore bari bari mu buvumo nk'uko nguko baririmba let's go. Baririmbye biraho bisanzwe, ariko gusa icyaje kubaho nyuma giteye ubwoba. Haje kubaho ikintu wakita yuko imashini yaciye ruguru. Imashini imaze guca ruguru bya biraho bisanzwe, imashini imaze guca ruguru yabo bumvisha ari ibintu nyine biraho bisanzwe. Gusa iyo mashini yaje kutanga umutingito, nk'uko mu butaka tuzi yuko ikintu niba giciye ahantu kiremereye umutingito usa nk'uwagera. Iyo mashini ikimara kuhagera ibintu byabaye ibindi. Buri wari wese wari mwaho ngaho, umwobo watangiye kuriduka uhereye ku muryango. Mbega muri makeya baza gusangamo umugabo witabye Imana, uvuga yuko yaba yapfuye azize nyine yuko yabagiye gusenga muri uyu buvumo, iyo mashini igaca ruguru ikaba yamutaba. Mbega muri makeya iyi nkuru turacyayikurikirana neza. Nagira ngo ubwire ibigezweho muri aka kanya, ibiraza gukurikiraho turi bwabirebane. Reka tujye gushaka amakuru yuzuye 100%. Mbega muri makeya reka ngusigiremo ikintu utaruzi, reka ngusigiremo niba ufite ibibazo, stress, ufite buri kimwe cyose, ngiye kugusigiramo umwanzuro ahantu wakura umuti wabyo. Reka tujye gushaka amakuru yizewe gatanu kuri gatanu. Ibi ngibi nagira ngo ubwire icamake z'aya makuru utaza kwiyumva ukagira ngo ni ibintu bidasanzwe. Wasanga nawe ukiri muri ba bantu bavuga ngo hari indwara zidakira. Aho ndagira ngo ubwize kuri yuko uribeshye 100%, ahubwo biterwa n'umuganga wagukozeho rikaka. Amakimbirane yabaye ikibazo mu muryango wawe, wananiwe kwireka ibiyobyabwenge nk'itabi, inshinge ndetse n'ibindi. Igitsina cyawe nigipima na santimetero imwe. Mbega nukijya mu mihango ndetse n'ugiye mu mihango, imihango irakubabaza, ikibazo cyabonewe umuti nuko utaramenya muganga rugaba bami kugira ngo ibyo byose bikimuke. Ese upanga ubukwe bugapfira kuri finali, hagarusa ibyibwe mu kanya nk'ako guhumbya. Ese wabura umugabo ukaba utagitera akabariro ngo unoze amabanga neza yabasha amavangingo nta cyiza. Ese umugabo wawe yaba yaragutaye, umutungo wawe awumarira mu bandi bagore be ku ruhande, gana muganga ibyo bihagarike nko guhumbya. Diabete, umwijima, hepatite A ndetse na B, avura mibe n'ibikonoshwa byayo. Ese urabyibushye bikaba bikubangamiye ushaka kunanuka cyangwa
warananutse ukaba ushaka kubyibuha, wifuza kuba muremure, ibyo byose muganga Rugaba Bami yarabikemuye, kuko namwe abari hanze ntitwabibagiwe, kuko DHL yarabikemuye. Aho uri hose tukugezaho imiti byihuse kugeza ako kanya. Nimero zo dore ngizo wamuhamagara ukavugana na muganga Rugaba Bami uherereye Musanze, ubuzima bwawe ukabusigasira, kuko ubuzima bwacu niyo magara mazima dufite.